Ya nkuko bisanzwe rero nizamfasha nyigisho zacu duhamana umunsi kundi twifuza yuko zikomeza kutugirira neza no kugira ibyo ziduhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turayisanga inyigisho muri Yakobo igice ni cyambere umurongo wa 6 hagira hati ariko rero asabye yizeye ari nacyo ashidikanya kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Ni Yakobo igice cyambere n'umurongo wa 6. Bimeze bite rero usaba ashidikanya? Yarasabye nyamara kubona icyizere bibi kibazo. Marayika nyamara wakira ibisubizo yari yaje kubyakira. Wajyana ibisubizo ibibazo ku Mana, icyifuzo cy'umugabo akizamukanye. Dore ukuntu abamarayika baba bakora amanywa nijoro bataruhuka, yirukanganye icyifuzo mpaka ku Mana nguwo marayika agezeyo. Umugabo yasabaga imodoka, marayika yaje yihuta ahereza mugenzi we icyifuzo yasabaga kumbi wazanye igisubizo. Yasanze umugabo yagiye mu bapfumu, dore marayika ngaramubura. Umugabo yigiriye mu bapfumu, ibintu bitari byiza na gato. Marayika yijyanye imodoka, dayimoni yanaye mwakenzira. Nyamarura harimo aribaza hagati y'Imana n'umupfumu waba afite ukuri. Ari naho muri Yakobo hatubwiraga hati rwose asenge afite ukwizera adashidikanya, kuko udashidikanya uwo ari nawe ugomba kugororerwa ibyiza. Nyabuneka tureke kwibaza aho ibyifuzo byacu birimo birengerera, ari gihe wasanga ari twe turimo tubibarira nzira. Byiza rero tubohokera Imana, tureke kuyibangikanya n'ibitabangikanywa, ahubwo twiringira ibyo twasabye. Dore marayika araza akatubura. Nyabuneka muze tuganduke, tuve mu bapfumu, tuve mu barozi, twiringira Imana yonyine twasenze. Ibisubizo byacu turabibona. Marayika nuko imodoka yakiwe nzira, amaruraha yarasenze gusa ajya no mu bapfumu, ibyifuzo bye byaheze nzira. Ari naho rwose Yakobo igice cyambere umurongo wa 6 hatubwiraga ngo tureke gushidikanya, dusabe twizeye tuzabona.